Ubukwe mu buryo bw'iyobokamana bufatwa nk'ikimenyetso cy'urukundo ndetse bukaba bimwe mu birori by'ingenzi mu buzima bw'umuntu abaho ku isi. Ni ikimenyetso cy'urukundo no gutera intambwe ikomeye abakundanye barushinga ku mugaragaro imbere y'imiryango y'impande zombi, haba ku musore ndetse no ku mukobwa, bahesha ishema abababyaye mu muco nyarwanda. Nyamara ibi birori bigomba guhuza imiryango y'abashakanye, inshuti n'abavandimwe bisaba gutegurwa. Ibi bivuze ko bisaba mikoro kugira ngo ababyitabiriye bishime. Iyi niyo mpamvu usanga benshi bakora ibishoboka byose ngo ubukwe bwabo bugaragare neza. Nyamara benshi bavuga ko hari ubwo ba nyir'ubwite bashaka kwishima aho badashyikira bitewe n'impamvu zinyuranye. Nko muri dovi y'ubukwe ugasanga umuntu we ubwe asanzwe agenda n'amaguru cyangwa se atega taxi, ariko ugasanga uwo munsi umwe yifuze kugenda muri V8 umunsi umwe 200,000, kandi mu by'ukuri hari imodoka yindi iciritse ashobora kugendamo kandi igikorwa nyirizina ntibikibuze kuba. Burya umuntu aryo ko yifite, ariko hariho muri kino gihe harimo urubyiruko rumwe rutamenya uko ruhagaze, rugashaka kwiyemera ku bandi, kuri bagenzi babo bakiyemera, cyangwa se agashaka kugaragara neza mu famiye wenda agiye gushakamo umugeni. Hakaba harimo kuvuga ati tumaze dushaka amafaranga dukora ubukwe nk'ubw'abandi, cyangwa se igihe tuyabuze tukituramira nta kibazo byagora tukabivamo. Izi mpamvu ngo rimwe na rimwe zituma ingo zubatswe muri ubu buryo butajyanye n'ubushobozi zisenyuka nyuma y'igihe gito, abandi bagatinda gufata icyemezo. Aha usanga habaho kwitana ba mwana ku ruhande rw'abasore ndetse n'inkumi. Hagati yabo ntago baba barabyumvishe kimwe. Hariho igihe umuhungu aba yaranze kwiyereka umukobwa uko ahagaze, usanga aramubwira mfite amafaranga angana gutya, dukora ibintu bimeze gutya, cyangwa se n'umukobwa nawe ugasanga kugira ngo umuhungu amubeshye yabigizemo uruhare. Umukobwa agasanga niba bari kuganira aramubwira ngewe nago nakorera ubukwe muri sari itameze gutya na gutya. Wa muhungu kubera ko yakunze wa mukobwa, n'umukobwa nawe akaba ari kumwereka uburyo cyo ashaka ubuzima bworoshye, akavuga ati nimubwira ko nta kintu nibitseho nawe arabivamo. Iyo bibaye ko bisa nkaho umukobwa arusha umusore ubushobozi, nanone ntago bigira look nziza, n'andi bavuga ngo umusore yarongoye amafaranga, ugasanga nanone ni ikindi kibazo. Sintekereza ko muri no minsi ibintu byarahindutse pe. Nta muntu kivugisha ukuri, abantu benshi bashaka kwigaragaza, kwiyemera. Iki kibazo kigaragara ko kimaze gufata intera iteye impungenge mu muryango nyarwanda, ku buryo bifatwa nko gusesagura. Leta ubu yagiteye imboni, aho irimo gushishikariza urubyiruko gushyira mu gaciro. Ndumva ari ibintu urubyiruko rwabicikaho, ariko ari collective efforts, nkuko tuvuga momentum, icyerekezo kimwe, tukemeza twese nk'igihugu ko tutezemera kuguhamagara mu makwanga ugatwera buri bije yawe y'umushahara ya buri kwezi, ugomba kuba ufite bije yo gutwerera abantu bane byibuze, uwo mwiganye, uwo mukorana, uwo musengana, uwo muturanye, umuvandimwe, abaturutse hirya no hino. Ugasanga n'umuco wo gusabiriza, wo gukomeza mfasha, ariko niba nitwe dutuma bikomeza, kubera yuko hatari iyo mfashanyo buri umwe yajya avuga ati ngomba kwishakamo byibuze ibisubizo nkashaka, ariko ubwo ni mu mpande zombi, umusore n'inkumi yenda gukora ubukwe. Iwabo umukobwa ashaka kuvuga ati turashaka ubukwe bumeze burya, usanga bagendera muri community demands cyangwa expectations cyangwa ibyifuzo by'imiryango yabo, avuga n'utazanye inkwano zingana miliyoni cyangwa miliyoni cyangwa 600 ntuzava hano. Ubwo rero ni icyemezo cy'urubyiruko, bashobora kuvuga bati aho tugeze amateka ya kera sayubu ngubu, imibereho ya kera siko bimeze ubu ngubu. Bakaba bafite icyemezo bakumvikana, niba buri umwe akora akaba ya contributing cyangwa akagira icya aha mugenzi bashyira hamwe mbere yuko banakora n'ubukwe. Rosemary Mbabazi kandi ashimangira ko abagiye kurushinga bagomba gufatanya bijyanye n'ubushobozi bafite. Ibi ntibinyuranye cyane n'ibitekerezo bya benshi mu rubyiruko ndetse na bamwe mu baturage bamaze kurushinga bagaragaza, nubwo bashimangira ko ntawe utifuza ubukwe bwiza. Umwana yaravukaga akaragira inka cyangwa agafatanya n'iwabo guhinga, yamara gukura bakamukatira ku isambu bakamwubakira hafi aho ngaho n'abagatura aho ngaho. Ariko ubu ngubu ntabwo ariko bimeze. Ariko mu by'ukuri yakora uko abyumva, agakora ibyo ashoboye, kuko ejo n'ejo bundi iyo mwirariye mukamara amafaranga, nimwe bireba mu rugo rwanyu, ntabwo bireba babandi babutashye. Ntabwo wakora ubukwe rero bugusige mu bukene. Gukoza ubukwe no kujya umuntu akora ekonomi kabisa. Nimba akajya bashaka gukora ibintu bishaka kuzabagiraho ingaruka mu gihe kizaza.
bagiye bareba ko n'imbere yabo hari ubuzima bubategereje. Ikibazo cy'ubukwe buhenze ntikigarukira kuri ba nyir'ubwite gusa, kuko n'inshuti n'imiryango usigaye usanga binubira inama za hato na hato zisaba intwererano zituma benshi babikora kugira ngo batiteranya cyangwa bagahitamo kutazitabira. Ibyo ari byo byose uko ibihe bihinduka ni nako umuco nawe ujyana nabyo, bivuze ko ubukwe nabwo bukwiye kujyana n'amikoro ya buri wese uko yishoboye. Pasco Buhura, Televiziyo Rwanda.